Reka nizere ko mumeze neza mwebwe tubana kuri YouTube channel Oromenga Update ni by'agaciro kuba mbafite kabisa kuri ino YouTube channel. Niba uzi gutarakora subscribe ndakugira inama yo kuyikanda rwose uramufashije ibintu bikagenda neza cyane. Ikindi mujye mukora like kuri video guys. Ntago sinzi impamvu video abantu muyireba muri abantu ibihumbi 2 ukabona like ni 50. Gukora like kuri video hari ibintu birenze birimo ko kanda like kuri video ibintu bigende neza cyane. Ubwo ndashimira abamaze gukora subscribe ndetse n'abakora like ku ma video dusohoye, ndetse nkanashimira nawe ugiye guhita ubikora ubu none ahangaha kora subscribe ndetse ukore na like. Ikindi utari muri group ya WhatsApp Oromenga Update ho rwose waracika mwe pe, kuko hari amakuru utazajya ubona, kuko ntago video ntago ibintu byose tubonye tubinyuza kuri YouTube channel ya, ahubwo hano tunyuzaho ya update bari ingenzi kugira ngo buri umwe wese mugereho. Rero ubaye uzi ko utari muri group ya WhatsApp, kuko harimo hatutangiramo support ama post menshi acamo wakabaye tujamo muri iyo group. Ubwo rero uko bigenza urareba link tuba twashyize muri description ya video ugahita joining iyo group ubundi bikagenda neza cyane. Nongere mbivuge, hari abantu baba batasobanukiwe ngo description ni ibiki. Narabibonye abantu nago bazi ngo description ya video iba hehe. Uko bigenza rero wowe ukanda kuri rino zina rya video usa nk'urikanzeho, urikandaho murabona irino zina twahise, ino video twahise Pi Network niyo important update uri kubibona ukandaho. Iyo ukanzeho rero nibwo bahita bakwereka ibintu twashyize muri description, ugahita ukanda ku kajambo kanditseho ngo mowa, uhita ubona link pe, link uhita uyibona nyine WhatsApp group ibibanza hejuru habanditse ngo All Mining Update WhatsApp group, ubundi ugahita ubona link ukayikanda ugahita joining group ibintu bikagenda neza cyane. Ngarutse muri update y'ingenzi iturutse muri Core Team ya Pi, uri kubyumva ari nayo update murimo murareba hano muri screen, kuko bazinyuza munabizi ko Pi Network yo inyuza update akenshi no muri application ya mining, muriko murabyumva. Rero iyi update ngiye kuyiganiraho na update itabaye nshyashya hano kuri Oromenga Update. Niyo mpamvu bavuga ngo iyo ngiyewe nzi ko nka video nayikoze ntabwo njya nigora, uri kubyumva, mba ngira ngo nibutse abantu bazi ko babikoze. Ikintu birebaho birareba nde rero, iyi update irareba umuntu uzi ko atarakora KYC, uri kucyumva icyo kintu cyo ni icyambere. Ikareba umuntu wakoze KYC ariko ikaba itaremerwa, turiko turagendana. Ikareba umuntu wakoze KYC ariko ikaba yaremewe ikaba atarahabwa migration, uwo muntu ino video ireba. Ndetse nawe I think waranakoze KYC warahawe na yaremewe ndetse na migration warayihawe, ndakeka ko nawe wakabaye usuzuma account yawe kugira ngo umaking sure ko kuko ino two factor migration cyangwa se iyi 2FA two factor authentication iriho imeze neza cyane, uri kubyumva. Iyi ni update bitangira buri gihe, ndakeka hacishemo nk'amezi 8 ino update nyikora mbere ku kuntu bikorwa step by step. Iyo video nibinkundira ndayigarura muri description y'iyi video kugira ngo ibayobore murebe ukuntu bikorwa, uri kubyumva, kuko irahari. Video nayikoze nko mu mezi hacemo nk'amezi 8 badusaba gukora iyo bita two factor authentication, muriko murabyumva, kuri application kuri mining yacu cyangwa se kuri account zacu, ndetse bikareba wa muntu uzi ko atarakora na migration, kuko ubaye utayakoze two factor authentication na migration ntago wayibona. Ibyo rero bari amakuru baba batanze kugira ngo buri wese asobanukirwe ibintu bigende neza cyane, muriko murabyumva. Ubwo rero narabigaruka kugira ngo mbayobore aho biherereye nuko biteye, muriko murabyumva. Reka mbanze ngira akantu kamwe gato babwira yuko hano hari project yitwa ngo ni Coasage, muriko murabyumva. Project yitwa Coasage Smart Contract ni project nziza cyane kuko imaze ukwezi kose ikora, nta kintu nagisaba ibintu birenze. Iyo ni uburyo bwo kujya ukorera coin ya Core, abenshi murayizi, abenshi barayimayininze, abenshi bayibona ku isoko. Hari uburyo ugomba kujya uyibonamo buri munsi nibura mu gihe kitari munsi y'imyaka 3-4, uri kubyumva. Iyo projet ya Coasage rero ni nziza cyane kuko igusaba kugira ngo ushake kuwa 60, uri kubyumva, zigufasha kuhabwa permission muri ya smart contract nyine ya Coasage. Iyo umaze kugeramo muri iyo smart contract rero ubumaze nkaho ububaye nk'utangiye mining ya Core, uri kubyumva. Buri masaha 24 ukora claim ya Core, buri masaha 24 ubukora mining ya Core, uri kubyumva. Izo Core rero ikuzikorera mining buri munsi zirongera zikagaruka muri wallet yawe, no kuvuga ngo ntago zijya handi hantu ya ziragaruka zikajya kuri balance yawe ya MetaMask cyangwa se niba Trust Wallet cyangwa se niba OKX Wallet, ukaba wazikoresha icyo ushaka, wazimurira muri exchange, wazibika aho ngaho, mbega ziragaruka zikagusanga ukaba wazikoresha icyo ushaka. Igihe kiza rero cyo gutangira cyari iki ngiki, kuko ubu tuvugana kuwa gaciro iriho izo kuwa 60.5 zirasaba amadolari atarenza 5, uri kubyumva. Ni igihe kiza rero cyo kuba watangira Coasage. Ukeneye ibisobanuro byinshi
tuba twashyize link muri description ya video kugira ngo urebe video ikuyobora uburyo ki Keyword ikorwa, uburyo ki ushobora kugura ko ubishaka, uburyo ushobora gutangira byose, ndetse dutanga na support ku muntu wifuza gutangira. Hari abantu baba badafite nk'ama exchange babiherereye hanze, ugasanga nka Binance ntikora, OKX ntikora ye, kugira ngo abe yagura zakuwa uranyandikira kuri WhatsApp 0788 wamara kunyandikira ukambwira uti nshaka gutangira ku Wasage ariko nakuwa mfite, nkagufasha ugashaka ama USDT cyangwa se kohereza amafaranga nkakugurira zakuwa, uri kubyumva, ubundi bikuntu bikagenda neza. Ni free, nta bintu byo kuvuga ngo ngiye nguramembe cyoya, mba nzi ko ugiye muri projet nziza kandi mbagomba kugushyigikira kugira ngo twese duteraninga mu bitugu kandi tugere aheza. Ubwo rero abantu bifuza gutangira mining ya Kowa mwanyandikira cyangwa se mukabanza mukareba video na link ndabanakize muri description, ukabyirebera wowe ubisobanukiwe, ukamenya uko bikorwa, ukabyikorera, ubundi ugatangira gukora mining ya Kowa buri munsi mu gihe kitari munsi y'imyaka 3. Imyaka 3 iba ari myinshi cyane kandi zarenga, ndabyizeye kuko ku Wasage ni projet yubatse neza cyane. Sininda rero ngo twigarukire kuri Pi Network. Pi rero hano hari important reminder, ntabwo rero njya gusomba ibyo kuri Twitter kuko hano birahari, utwingenzi nyine turahari hano kuri Twitter. Uti biteye bite? Important reminder, murabibona, important reminder, but Pioneer must complete two-factor authentication to FA before they appear successful migrated to the mainnet blockchain. Icyo ni ako naga step ka mbere, gore kamanze gasobanure. Barakubwira ngo umupioneer, aba pioneers barasabwa gucompletinga two-factor authentication cyangwa se 2FA mbere yuko P zabo cyangwa se Pi zawe ziba successful, zimigratingwa zikashyirwa kuri mainnet cyangwa se uhabwa migration. Muriko murabyumva, urasabwa kubanza kugira gute gushyiraho iyo two-factor authentication. Ndaje ndabayobora ahantu herereye. None bakakubwira ngo 2FA further strengthens the security of a Pioneer's account and P wallet. Pioneer who have completed the KYC but not mainnet migration will receive a prompt to add trusted email address and complete 2FA to verify their mainnet wallet. Nuvango nyine bari kubwira ko ino two-factor authentication ari mu buryo bwa security bwo kugira ngo urinde account yawe, nawe ubwawe nyine urinde account yawe nyine ubuyihaye umutekano nk'umupioneer kugira ngo ibiri safe. Muriko murabyumva, ndetse bakakubwira yuko Pioneer who have completed KYC, umuntu uzi ko yakoze KYC yo ikemerwa, kwa kundi ukabuzi ko bagwaye ka message kuko KYC yemewe nyine handi isi cyatsi, but not mainnet migration will receive prompt to add a trusted email address. Nuvango we barakubwira yuko azarisivinga, azahabwa email, murako murabyumva, yizewe, ayibone kuri nuza ye imumenyesha nyine kugira gute gucompletinga two-factor authentication. Gusa sina ngombwa gutegereza iyo email kuko birahari uburyo kibikorwa. Video ndababwiye ngo nayikoze haceza amezi nk'umunani, iyo video nyikoze ndaje ndayigarura muri description kugira ngo biborohere, uraza kuyibona, ndabananditse ngo how to complete two-factor authentication. Uri kubyumva, iyo video ndaza kuyishyiraho, ndabanza link ngiye kuzikurikiranya kugira ngo mubyumve. Harabanza link ya WhatsApp group or mining update, hagiyeho ngo how to complete two-factor authentication. Iyo video urahita uyibonaho nayo irabihari. Hasi turaza gukurikishaho projet ya Wasage ku bantu bashaka kuza kugira gute kuyitangira, ndabana abikurikiranyije kugira ngo bisobanuke neza cyane. Ubwo rero hataza kugira umuntu bicanga ngo yibaze ngo kuntu byagenze, nizere ko biraba bisobanutse neza cyane. Ubwo twari tugeze aha kuri wallet. Alternatively, Pioneer can complete 2FA wallet confirmation through the mainnet checklist in step 3. Confirm your P wallet. Nuvango bari kukubwira yuko nyine uko biteye, Pioneer agomba ku completinga yo 2FA agakonfirma mainnet. Uri kubyumva, checklist kuri step ya 3, ubundi nyine agakonfirma wallet ye. Ubwo kubigenza wowe rero ushaka kugira ngo making sure ko bikoze neza, uraza dore ukandanditse ngo mainnet checklist, no kugira ngo nyine urebe mainnet checklist yawe uko wowe ibintu byawe bihagaze. Murako murabyumva, step batubwiye ni step ya 3. Step ya 3 hano bavuga ngo iki rero, confirm your P wallet. Nuvango iyo video nabahaye wenda muraza kubireba ukuntu bikorwa step by step, ntago ari utuntu tworoheje ngo bihise birangira. Uri kubyumva, video irahari kuyobora neza step by step. Wowe uraza gusanga hadasa n'icyatsi, uri kubyumva, habaye hasi icyatsi, ushatse wabyihorera rwose kuko bishobora kuba byunujuje, ariko umuntu uzi ko hadasa icyatsi araza kasanga kandi ka message. Abantu benshi mwagiye munabibona mukibaza impamvu ngo byahindutse, ugasanga abana hawe na migration byararangiye, ariko ukabona hano hantu hahinduye ibara, bari kugusaba kongera gukonfirma. Uri kubyumva, birahari uburyo bikorwa step by step. Iyo video nakoze iraza kubibereka, muriko murabyumva, buri muntu wese abikore agacompleting. Hano rero nkuko nabibi muri video nari nakoze ubushije, nari nabisobanuyemo neza cyane, mbabwira uburyo
abantu babahaye kinga ama account, ugasanga account yawe bayiguyemo, barangiza bo bakaza bagahita bakonfirmamo ibindi byabo mu buryo wowe utazi utamenye ngo byagenze bite. Abantu benshi byagiye bibabaho, umuntu akajya kubona wallet afitemo hano, ubundi iyi ni dore ino wallet mureba hano, iyi ni wallet address yanjye yo muri Pi browser, hahandi ngenda ngakanda kuri receive nka ikopi ya nkaba nayiha umuntu akama Pi. Iyi rero ureba hano ngiye nshyiramo amagambo yanjye 24 ya Pi, igahita yiromarikaho hano yerekana ko ikonfirmyemo, cyangwa se ya wallet yanjye ikonfirmyemo. Uri kubyumva? Hari umuntu rero wazaga hano muri Pi wallet, muri Pi mining, akareba hano hantu akabona wallet irimo, yajya no muri Pi browser kugira ngo arebe ko abihwanishe, nyine arebe ko bisa, agasanga si bisa kubera yuko nyine niki nago baramuhinduriye we nabimenye. None na migration yakorwa namenye ngo byabaye ryari nyine kubera kudakurikirana ibintu. Ariko iyo iyi two factor authentication wayishyizeho, uri kubyumva, ubu confirmye wallet yawe, muri ko murabyumva, nta muntu uba wenda kuba yayihindura na rimwe. Muri ko murabyumva, wallet bari yayindi niba yenda guhinduka na rimwe, nta n'umuntu wongera kuyihindura, kuko I think hariho iyo option ebyiri, I think niba mbyibuka neza, ababyibuka mwatubwira muri comment. Ntago wabihindura inshuro ebyiri ngo zigwikunde. Nuvuga ngo ushyiramo bwa mbere, ubikora bwa mbere mainnet checklist, ukongera ukaba ufite indi chance yo kubihindura bwa kabiri. Uri kubyumva? Iyo ugerageje bwa gatatu nyuma ya ushaka kubikora bwa gatatu ntago bikunda. Nuvuga ngo nyine urumva ko babiri secure. Iyo wowe wabyikoreye uzi neza ngo wallet nkizemo n'injye uyishyiriyemo, ntago bawongera. Nawe ubwawe iyo wamaze kuyishyiramo bwa kabiri, ubwa gatatu ntago wabihindura, bahita bakeka ko hari undi muntu ujemo kubihindura, ntago nawe wawemerewe kugira gute kubihindura. Ubwo rero update muribonera ko yatanzwe muri application, ntago ari ibintu byo kuvuga ngo byaciye hirya no hino. Application dore ngiyi barakwibutsa kubikora. Ibi bimaze nk'amezi 8. Video wenda baza kuyireba, muraza kuyireba ndibahereza muri description, murahita mubibona ko video imaze amezi arenga 9 kuri channel hano. Iyo video narayikoze mbere ku buryo kibikorwa step by step, kugira ngo nawe completing two factor authentication yawe ibintu bigende neza cyane. Ndakwibutsa yuko nubu utarabikoze, nutabikora, nibuze ko name migration wahawe ntuzayitegereze rwose. Uri kubyumva? Ikindi mbibutse yuko waba uzi ko abantu mwacitse n'intege, ntago mukwiriye gucika intege, kuko iyi ni projet y'igihe kirekire, long term project, projet ndende idafite aho izahagarara, kuko bari kubaka ibintu byinshi cyane. Iyi ni coin izagira agaciro. Ubwo rero ubaye uzi ko utarahabwa KYC, humura rwose izaza pe, bitinde bitebuke izaza. Uzi ko wayihawe ikaba itaremerwa, humura izemerwa. Uzi ko wayihawe ikaba warakoze KYC ariko migration ukaba utarayihabwa, humura izemerwa. Abahawe migration mukaba mwibaza ngo ese ngo ndi migration ya kabiri izaza ryari, muhumure bizabaho. Uri kubyumva? Byose bizakorwa muhumure, ni gake ibintu byabo, ni gake. Mwarabibonye ko projet guhera 2019 karonshinga 2025 ni ibintu bubatse bigiye kirekire. Ubwo rero nawe humura, ushobora kuzakora KYC 2028, ushobora kuyikora 2029, ariko icy'ingenzi ni uko ugomba kuzirikana gukora mining every day, ukongera ibiceri byawe. Muri ko murabyumva? Sinzi n'ukuntu abantu mubyumva. Ubundi ubaye ufite coin ebyiri bagahita bagwa KYC zikahita zimuka, ubwo ibindi biceri bibiri muri cyo gihe byakumarira iki? Ariko ubaye uzi neza yuko wenda KYC bazayiguha 2028 maze kugira nk'ibiceri 100 cyangwa se 200, bagahita babiguha. Mu by'ukuri nubwo byaba bitinze, ariko ndakeka ko nawe haba harimo inyungu, kuko wabuboneye rimwe ibiceri byinshi kandi bikugendekeye neza. Ndabashimiye rero. Wagira ikibazo muri comment ndahari, wagira icyifuzo, igitekerezo muri comment, murabizi ko nkora reply, abahari barabizi reply ndayikora, mpita nkusubiza, yari ikibazo, yari icyifuzo, yari igitekerezo, byose ndabasubiza ibintu bikagenda neza cyane. Ubwo rero mukore subscribe, mukore like, mujye muri group WhatsApp Oromana Update, abatangira ku wasage ndahari ngo mbafashe kugira ngo mutangire. Abashaka gukora no two-factor authentication, video irahari muri group, ndabanashyize muri description kugira ngo muyifashishe muri uko bikorwa step by step, ubundi tugendane neza. Amakuru hano kuri Oromana Update nakagaruka tuzabure muri video z'ubutaha. Ciao.